niba uhangayikishwa n'icyuya gihumura nabi cyangwa se ukagira na cyacyunzwe wumva gihumura nabi, hano hari umuti iyi shower gel. Hanyuma nanone niba uhangayikishijwe n'amatashe, ahangaha ngufitiye creme ndetse na serum ya niacinamide na creme ya niacinamide, ariko nanone ntabwo ugomba kwibagirwa sunscreen mu byo ukoresha byose. Ikindi kandi niba ushaka kurepara uruhu rwawe rwangijwe n'izuba ndetse n'ibindi bintu byose, hano hari amavuta meza wakoresha. Ikindi nanone kirenzeho, niba ujya wibaza uti ni gute nakora isuku yanjye yo mu kwaha ntakoresheje jirete, ntagiye gukoresha ibindi bintu byose bigora nkabyikorera, ahangaha hari ikindi gisubizo wakoresha. Ikaze ku Mubyeyi Magazine, niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye Nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Tutaratangira rero video yacu, nkuko mubibona nambaye umukenyero mwiza cyane. Uyu mukenyero mana yanjye, uyu mukenyero ni uwo muri Shalom Shanty Decor Nyarugenge mu isoko. Ushobora kuba mutareba neza, kanigire hano murebe neza ukuntu ari mwiza. Ni umukenyero mwiza cyane w'umusiri, umva urasirimutse pe. Rero ku bwanjye mbabwire, iyi ni gift ya Shalom Shanty Decor. Barambwiye bati wowe ngwino muri shop wihitiremo umukenyero. Ndagenda birananira guhitamo, mburasho kubera imikenyero myinshi cyane, birangira amitiye barambwiye ati twara uyu nguyu rwose ni wo wawe. Ati ikindi kintu usabwa ni uko uboneka tukagupima ibipimo, ariko nta kintu uzishyura. Turabyumva rero. Shalom Shanty Decor, merci beaucoup. Nuko umukenyero barampima, agatopu barakanshakira, mbese nta hantu umva Shalom Shanty Decor hejuru cyane, kuko batanga service nziza cyane, imikenyero myiza cyane, mubagane kandi ku giciro cyiza. Byose rero muri video yacu uyu munsi ushaka kuba ujya wibaza ibibazo byinshi, ukavuga uti se nakaraba iki kugira ngo ngire impumuro nziza, ese ni gute natana n'amatashe, ni hehe nahera ntana n'ibiheri, ni gute ibiheri bitajya ku mubiri wanjye byaba amateka, ese ni gute nakwiyogosha mu kwaha bikagenda. Umva maze iminsi narateretse mu kwaha, hari mu bucakwaha, ariko ubwo gahunda yari yo kuzagerageza iyi viti. Abantu benshi bari barambajije, benshi muri mwebwe barambwiye bati niki twakoresha tukagira isuku mu kwaha ariko tudakoresheje jirete. Bamwe bati imiburu, abandi bati buri kanya kandi yogoshe ntibivamo, nyuma yaho usigamo deodora ukumva uri kubabara. Dushakire ikintu twazakoresha. Nuko rero mfata umwanya ndatereka rwose. Uyu munsi ni nkaho aribwo navuga ko nongeye kwambara akantu kari decolte. Umwana yarambonye, yaramaze iminsi 2 ambonye mu rugamba, ati mama urasa nabi, mu kwaha harimo umwanda. Nuko rero gahunda yari yo gukoresha iyi viti kugira ngo ndebe koko nibikora, niba bitababaza, niba bitagora. Nabigerageje rero, nabikoze. Ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma uyikoresha gute rero? Nayifashe imeze nka creme, ijya kumera nka Colgate ariko iroroshyemo. Hanyuma bakubwira yuko ugomba kuyishyira ahari umusatsi hose ushaka kogosha, ushaka ko iva donc ari nko mu masuku. Nuko ndafata nshyiraho, hanyuma kubera gutinya nubwo mbe nari nyikoresheje, kuko handitseho ko ugomba kwikoresha iminota 36, ubwo ku minota 3 mba namaze gusigaho, ndatangiye nkora. Ngira ngo ni ibintu byo kubeshya, kuko nyine nakuyeho ariko nkabona si byinshi, ahubwo meze nk'umuntu uri kudefiriza ubucakwaha. Noneho ndongera nsubizaho, kuko nari mbonye ko ari utwavuyeho. Noneho mbara iminota 5, ndatangira umva byavuyeho byoroshye, ku buryo bworoshye cyane rwose. Hanyuma rero
cyangwa mu kandi kaboko naho biragenda birakora neza ku buryo ubu rwose ntabwo ndi kubabara, ntabwo ndi kokerwa, na deodorant ushyiramo nta kibazo cyo kokerwa cyangwa kumva ko wiyogoshe nk'uko bisanzwe. Rero ayandi makuru mfite ni uko zihabamo n'amapirate. Ubwo rero nujya kuyishaka nawe niba wajyaga ubikenera wazayikoresha ukayigerageza kuko irakora. Nugira iyo uhitamo ubanze witonde kuko harimo n'udupirate. Rero twatera akaboko hejuru tugashimira Imana yuko ibintu byagenze neza. Twakomeje twagiye rero. Ikindi hano mbafitiye shower gel ikozwe muri lemon. Ni multivitamine ariko irimo na lemon. Ni marike ya Lifebuoy. Niba ujya ugira icyunzwe kumva kiranutse cyangwa ukumva ufite icyuya, cyangwa se niba ari n'umuntu uzi ujya wumva icyunzwe cye kinuka cyangwa akaba afite icyuya, murangire iyi shower gel. Ni umuti cyane, ituma ugira odeur nziza, ukumva ufite amafresheri mu kwaha, ukumva mbese umubiri wose urahumeka neza, mu ngingo zose nta kibazo cy'impumuro mbi kirimo. Rero iyi ni shower gel wakoresha kugira ngo ibyo bibazo bigende by'impumuro mbi ku mubiri, mu kwaha n'ahandi hose mu ngingo hazamo icyunzwe cyangwa icyuya. Iyi ni mililitiro 950, wayisanga muri Let's Shine mu mujyi. Turakomeje rero, tugiye ubwo tumaze gukaraba tugiye gukoresha scrub. Scrub ikoreshwa kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru. Iyi scrub mbafitiye ni coffee irimo sea salt, coffee ivanze na sea salt, wa munyu w'inyanja. Iyi akaba ari scrub wakoresha. Iyi scrub igufasha gukuraho ibintu byinshi cyane, ya mitsi y'icyatsi, ya maribori asa nabi, nanone yifitemo na anti-aging. Hanyuma ikindi ikuramo iminkanyari. Umva, iyi ni umuti igakuraho n'amatashe. Rero ufite ikibazo cy'amatashe, ufite ikibazo cy'imitsi y'icyatsi, ya mitsi y'icyatsi isa nabi, niba ushaka gukoresha anti-aging, niba ushaka gusa neza muri rusange, koresha iyi scrub ya sea salt. Umubiri uzasa neza, uzagenda ugarura bwa bwiza bwawe. Rero iyi sea salt nayo wayisanga muri Let's Shine. Hanyuma rero ifitemo n'akantu ko gukeshamo katari kenshi cyane. Turagiye rero, umaze gukora scrub, umaze kwiscrubinga, ikindi kintu kiba gikurikiyeho ni ukwisiga. Hano mbafitiye amavuta, ni marike ya Cosmo, akaba ari amavuta meza cyane. Ni body lotion restoring ceramide body lotion. Iyi ni body lotion wakoresha kugira ngo ufashe umubiri kuwurepara. Niba umubiri warangijwe n'izuba, warangijwe wenda n'ibiheri, wa mubiri uba ubona ukeneye kugira ngo uwugarure, wongere uwurere, uwugaburire umubiri wawe. Niba wumva ufite ikibazo n'ubukoraho ukumva urakanyaraye, ukumva nta buzima ufite, koresha iyi body lotion. Ni nk'umuti, ndakubwiza ukuri. Iyo umubiri wawe utangiye kugaruka, urabibona yuko uri jeune, urabibona yuko umubiri ufite ubuzima, ufite ireme, ufite itoto nyuma yo gukoresha aya mavuta. Aya mavuta nayo wayasanga muri Let's Shine shop iherereye muri Mike, umuryango 25 muri B. Hanyuma rero tugarutse mu kwitaho, mu gusa neza. Aka kanya tugiye kuvura amatashe. Niba ufite amatashe mu maso, niba ufite amatashe ku matama, niba ufite amatashe umva utishimiye ukabona ntabwo usa neza, hano ngufitiye umuti wa mbere. Hano ni serum ya niacinamide. Iyi niacinamide ni 10%, akaba ari serum igufasha ikagukuraho amatashe ugasa neza. Ndakubwiza ukuri, bitewe n'uko umubiri wawe wakira impinduka ugenda uzibona, ariko mu byumweru 4 uba utangiye kuzibona.
hanyuma rero iyi ituma usa neza, amatashi akagenda akaba amateka kuri wowe. Ntabwo ari serumu gusa ahubwo nanone hari creme. Iyo umaze gukoresha iyi serumu uhita ushyiraho iyi creme, nayo ikuraho amatashe igatuma umubiri wongera ukagarura ubwiza bwawo, ugasa neza nta matashe ariho. Iyi creme nayo niyo urenzaho nyuma yo gukoresha iyi creme. Iyi creme niyo urenzaho nyuma yo gukoresha iriya serumu. Iyi serumu ya niacinamide ufata ibitonyanga 3 cyangwa 4 mu maso ndetse no ku ijosi, hanyuma ukarenzaho iyi creme. Nyuma yaho rero ugomba, ni itegeko ku manywa ugomba gukoresha sunscreen. Iyi ni sunscreen wakoresha ikagufasha gusa neza, umubiri usa neza, uzira amatashe, uzira gusaza imburagihe, uzira gukanyarara. Niba ukoresha sunscreen urabizi, ariko niba utaratangira gukoresha sunscreen tangira ubikore. Niba sunscreen yawe yarashize jya gushaka iyindi, sibyo? Iyi ni sunscreen nziza cyane irimo na vitamin C, wakoresha ugasa neza, ugatandukana n'amatashe ndetse n'ibiheri. Irindi banga rero nuko ugomba gukaraba neza mu maso yawe, ukaryama wakarabye, wiyunyuguje neza, ibyunzwe byavuyeho, makeup zavuyeho, byo bintu byose wiriranywe byabyunzwe byo hanze, imikungugu byose byakuvuyeho, ugakaraba neza neza, ukisiga, ukubundi ukaryama. Sunscreen ntabwo ikoreshwa nijoro, ikoreshwa ku manywa. Rero niba ukeneye gusa neza cyane no kwiyitaho, tugane muri Let's Shine shop iherereye muri Mike ku muryango 25 muri basement. Ibi mbabwira ndabizi, nabiciyemo, amatashe narayagize, confidence iragenda, umva nta muntu nkunda, umva nta muntu nyitayeho, nanjye ubwanjye nakureba muri miroir nkumva nta kizere nifitiye. Niba ugira ngo ndabeshya, jya muri video za kera urebe ukuntu nari imeze, urebe ukuntu nari mfite amatashe, urebe ukuntu nasaga nabi. Ariko nyuma yo kugenda menya ikintu wakoresha, umva ntabwo icyo kibazo nakongera kukigira. Rero nawe ndakwifuriza gusa neza, ndakwifuriza kugira umubiri usa neza, uzira amatashe, uzira n'ibiheri. Ni urugendo rurerure, bisaba patience, kandi nanone bigasaba kwitonda. Rero niba ufite ibiheri, niba ufite inkovu, ntiwumve yuko bihita bishira aka kanya. Ngewe byamfashe imyaka 2. Rero wowe niba wenda umaze ibyumweru 2, ukwezi kumwe, amezi 2 ukabona bitaragenda, ihangane, bizagenda. Wowe icyo ugomba kumenya ni ukumenya niba koko uri gukoresha ibintu bya nyabyo, sibyo? Ibintu bihuye n'ikibazo ufite. Hanyuma rero niba utarakora subscribe ku Mubyeyi Magazine, uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Izi product zose naberetse mwazisanga muri Let's Shine. Hanyuma rero karibu cyane, murakoze cyane. Rero nawe utaha ariko duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twitaho kugira tugira umubiri mwiza. Iyo usa neza ugaragara neza, iyo usa neza ibitekerezo biba byiza, ukanatekereza neza. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.